bamwita Nsengiyumva François cyangwa se umwita igisupusupu. Uyu akaba ari umusaza w'umujene ku rwego rwo hejuru, dore ko umwe mu bahanzi bakuze muri kino gihugu cy'u Rwanda ndetse kandi baririmba indirimbo zigezweho. Uyu Nsengiyumva François ni umusaza ubarizwa muri Label Boss Papa, akaba ari umuhanzi nyarwanda ndetse kandi witwara neza muri kariyeri ye. Ikirenze ibyo byose kandi akaba ari mu bahanzi bakunzwe cyane kurusha abandi hano mu gihugu cy'u Rwanda. Nsengiyumva François amenyekaniye mu ndirimbo bita Mariya Jane, ari nayo izina igisupusupu ryaturutse bitewe n'aho aririmba agira ati Mariya Jane ni igisupusupu, ni igisukari majyane. Ibyo byaje gutuma indirimbo yitwaga Mariya Jane birangira benshi bose igisupusupu, ndetse na nyiri indirimbo nayo bamwita igisupusupu. Nsengiyumva François yararirimbye arakundwa, dore ko afite n'umwihariko mu muziki we ari kimwe mu bituma arushaho gukundwa. Igitangaje kandi kuri uyu musaza ni uko amenyekanye mu muziki ari uko ashaje, ariho usanga abantu benshi bamuririmba nk'iyo wumvisha indirimbo Abana babi ya Danny Vumbi, aho aririmba agira ati sinari nzi ko kwamamara bitagira imyaka, nabimenye ari uko numvise igisupusupu. Si umuhanzi gusa kandi waririmbye uyu musaza, ahubwo n'abandi birirwa bamuririmba ndetse bamwe na bamwe bakamutangaho ingero mu ma-interview. Uyu musaza hitinze cyane mu mwaka wa 2019, mwaka wa 2020 wageze hagati, abantu batangira gupanika bati igisupusupu yarazimye bitewe n'ukuntu babonaga nta bikorwa aheruka gusohora. Nyamara buriya buri muntu agira uko organiza gahunda ye, ariyo mpamvu twe nk'abafana twumvaga twapanga iyacu ngo twumve indirimbo nshya y'igisupusupu, ariko management ye nayo igapanga indi gahunda yayo. Nsengiyumva François rero nawe ntiyadutindiye, abantu bakiri kuvuga yahise asohora indirimbo yise Isubireho, indirimbo imaze kugira views zigera ku 842 mu gihe cy'amezi 6. Nyuma y'icyo gihe kitari gito, kuri uyu wa gatanu tariki ya 18 z'ukwa 12 2020, nibwo kuri YouTube channel ya The Boss Papa bapostinze integuza y'indirimbo nshya ya Nsengiyumva François yitwa Ngarura, batangaje ko igiye gusohoka mbere y'uko umwaka urangira. This is Slim Jesus Entertainment. Kora subscribe dukomeze tugendane 5 kuri 5. Mwibutsa ko nandi bakora amakuru meza kandi yizewe atari kuri YouTube channel Slim Jesus Entertainment. Kora subscribe dukomeze tugendane 5 kuri 5.